Cyari ikigo Kigali gikora ibintu bitandukanye birimo imigati y'ubwoko bwinshi, imitobe itandukanye, gifite n'amaresitora meza ndetse n'ibindi bicuruzwa by'amoko menshi. Abantu benshi cyane barahasohokeraga bazanywe no kurya ibiryo byabo byabaga bitetswe mu buryo butangaje. Cyaranguzaga amaduka yose yo mu gihugu, abacuruzi bo hirya no hino bazindukira buri munsi. Si ibyo gusa kuko cyari cyubatse hafi y'umuhanda, imodoka zahagera zigahagarara, abagenzi bakabanza kujya mu maresitora yaho. Cyari ikigo kizwi ahantu hose, ibicuruzwa byacyo bikwirakwizwa hirya no hino mu gihugu, kandi byabaga bifite umwihariko, biriho n'amazina nyiri uruganda. Kubera ukuntu cyari kiyubashye, cyagiraga abakozi bashinzwe amasuku, baba abakora mu busitani, abakubura, abakoropa n'abandurira ibyasigaye ku meza y'abakiriya. Kugira ngo umuntu ahabwe akazi, yabanzaga kwandika ibaruwa akagaragaza ubushobozi afite, yagira amahirwe bakakamuha. Abagahabwaga bahabwaga amazu yo kubamo, bakabaho mu kigo, bakarya mu maresitora yaho, ariko amafaranga y'ibyo byose agakurwa mu mushahara. Ababishakaga biberaga hanze, bakaba ariho bakodesha amazu, ni ukuvuga amageto, kugira ngo bajye babahemba amafaranga yose batabakase, hanyuma nabo bakimenyera uko bayakoresha. Abantu benshi bihitiragamo kuba mu mazu yo muri icyo kigo kuko byatumaga batagorwa no kugura ibikoresho byo mu nzu, guteka n'ibindi umuntu uba muri geto akenera. Iyo umuntu yabaga ari mushya aje gukora akazi k'amasuku, yageraga mu kigo buri cyumweru ngo atangire, kandi ubwo agatangira kubarwa nk'uwatangiye akazi. Icyo cyumweru yakimaraga yitegereza uko abandi bakozi bitwara, kikanarangira amaze gufata umwanzuro wo kuba hanze cyangwa kuba mu nzu zabo. Bisobanuye ko yamaraga icyo cyumweru atunzwe n'ikigo, kimugenera aho kurara, kikamuha n'ibyo kurya. Gukora aho hantu byabaga ari byiza, ntabwo byabaga bisa. Muri icyo kigo hakoragamo abasore babiri bari inshuti zikomeye. Abo basore ariho Thierry na Xavier bari bahagaze ku marembo bategereje umukobwa wari uje mu kazi ngo bamwakire, bamugeze ku macumbi y'abakozi b'icyo kigo, banamwereka aho agomba kubanza kunyura, akerekana uwari umwemerera akazi, nawe agahabwa ibisabwa byose. Bahagaze ku marembo, Xavier yabajije Thierry ati none se Charlene ko akomeje gutinda? Thierry atambwiye ko ari hafi kugera muri gare, buriya wasanga yateze akamoto ari kuza hano. Urabizi twasabye uruhushya rwa nyuma ya saa sita, rero igihe cyose yazira wihangayika. Charlene yari yararangiwe akazi na Thierry, bari bamaze amezi make bakundana. Batangiye gukundana Thierry akora muri icyo kigo, gusa we yabaga muri geto, yaranze kuba mu mazu y'ikigo. Yajyaga iwabo rimwe na rimwe agiye kubasura. Uwo Charlene wari uje yari uwo mu gace k'iwabo avuka, ariko bakaba barakundanye ari uko Thierry atakiye iwabo. Nyuma yo kwinjira mu rukundo rero yahamurangiye akazi, kubw'amahirwe bihurana n'uko bari bakeneye abakozi bashya. Umunsi ku wundi Thierry yabaga aratira Xavier umukunzi we ugiye kuza bakajya bakorana. Gusa we yari yahawe akazi ko gukora mu busitani, kandi ba Thierry bo bakoraga amasuku mu mazu, bakoropa, bagahanagura ibirahure n'ibindi, nubwo nabo batakoraga mu ruhande rumwe. Babonanaga mu kiruhuko cya saa sita. Xavier yatangiye kurambirwa, abwira Thierry ati wampamagaye se ukumva hageze, ariko uzi ko amasaha yo kurya yarenze? Wenda nibyo twasabye uruhushya, ariko inzara iranyishe, nakabaye ndi muri resitora nawe wamaze kugera iwawe wariye. Yaramuhamagaye, Charlene ati mfashe moto naje. Irangiza ku marembo, nimagera urahita umbona, mfite udukapa tubiri turimo imyenda, nta matera nazanye cyangwa iki kindi cyari kumvuna, kuko nzajya nibera mu kigo. Kuba hanze sinabishobora, sinajya mva mu mvune z'akazi ngo nongereho n'izo guhaha no guteka. Thierry ati bangukura abo bimbwira, ndumva nkwikumburiye. Bakundaga gusererezanya batera inzenya. Charlene ati nijye utwaye se ngo mbanguke, ahubwo natware gake nze nirebera uyu mujyi, mbega amazu mwana, iwacu naho ni mu mujyi ariko ndabona hano harenze. Thierry tugireka kwiyemera, ariko ubwo se utabanje kuvuga ko wanyari mu mujyi wabiki? Nako ndakumenyereye wowe uvuka mu cyaro, ariko inshuro imwe wasuye bene wanyu batuye mu mujyi uba wumva ko ariho iwanyu. Charlene nawe atumva ye, ubwo se ndabeshye? None se nje gukora hano ntavuye mu mujyi? Iwacu simaheruka ngiye kubasura, niberaga mu mujyi niho nite iwacu. Thierry yamusetse cyane ati nuko ye ukuntu bisubiyemo nkaho nabizi. Uko bakomezaga kuganira niko Charlene yarakomeje kuza twawe na moto. Thierry yatunguwe no kumva amubwiye ati nkupira mve kuri moto, wowe n'uwo musore aho muhagaze ndi kubareba, ahubwo nimuze mu ntwazi. Yarebye moto yari ije guparika mu zindi, arebye neza abona ko ari Charlene. Yabwiye Xavier ati none haraje. Xavier atari hehe? Nawe ati singuriya se uri gukuramo kasike? Yaramurebye yanga kwizera iby'amaso ye yabonaga. Yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, abaza Thierry mu ijwi ritoya ati mbwiza ukuri, uriya mwana niwe uje gukora amasuku cyangwa? Thierry ati kubera iki se? Si akazi keza kadutunze? Xavier ati ubanza ndi kureba nabi, reba ukuntu yambaye noneho. Sha uriya n'uwo mu bakire, wasanga aziranye na boss wacu, ariko nawe urigereza. Ubu se ko kuri Seriye kagukunda? Reba amaso y'ukuntu ari meza, noneho murayahuje araseka mpita mwera, amaso meza, guseka neza, ahubwo tumwegere. Natwe duhagaze kure, tugende tumutwaze biriya bikapa. Thierry atari kurabizi ko kurenga amarembo amasaha yo gutaha atageze bitemewe, tumureka azerekane icyangombwa ku basekirite cy'uko aje gukora hano, hanyuma abone kudusuhuza. Ariko nawe ukunda kwibaraguza rwose. Xavier atari ko abasekirite bari kubibona ko tutagiye kure.
Xavier yatangiye kwikora mu maso ngo yumve ko nta kantu kafashemo, afata agatambaro yanagura ku mazuru neza nubwo nta kintu cyari kiriho, akurugutura amatwi, amanura agataburiya neza, cyane ko abakozi bose bagiraga iniforume y'akazi bambara amataburiya hejuru, ahina agakora, hanyuma ahagarara nk'uwiteguye gusuhuza umukobwa mwiza bene ako kageni. Thierry wakundanaga na Charlene we yari yabifashe nk'ibiraho, yumva ko nyine agiye kuza akamutwaza igikapu bakajya kumwereka aho abanza kunyura hose kugira ngo yakirwe nk'umukozi mushya banajyane muri resitora kuko bari bashonje. Nawe yari abizi ko umukunzi wari mwiza kandi yumvaga yishimiye ko Xavier amubonye akamwishimira, ariko yumvaga ari ibisanzwe. Igitangaje ni ukuntu Charlene yaje nta no gusuhuzanya na Thierry nk'abantu bari bakumburanye, akamuha ikiganza agahita amuha n'igikapu cyari kiremereye, ati uyu niwe Xavier se? Xavier ati burya suranzi? Undi nawe ati nayoberwa abandi, ahubwo reka nkwisohorize. Charlene akihagera agasuhuza Thierry nk'umuntu bahoranye nubwo hari hashize amezi 3 badahura. Xavier yabanje kwibaza niba aranamukora mu ntoki. Charlene rero yahise amuhobera bimwe bya gicuti atamwitaje. Xavier asa n'usindiriye ku rutugu rwe amukomeza cyane yanga guhita amurekura. Yarivugishaga ati oh mbega ukuntu uri guhumura, wagira ngo ntiwazanye n'abandi bagenzi mu modoka ahari wateze yawe wenyine. Ubwo na Charlene yabaga aseka ati nta guhumura ntako nibisanzwe, ahubwo wasanga ndi kuguhumurira nabi kubera urugendo rurerure. Xavier ati oya siko biri, ubanza kwakira ukuri nawe bikugora. Thierry yumvaga ari ntacyo bimutwaye kuba bahoberana igihe kigera ku munota urenga, kuko yavugaga ati yubashye inshuti yanjye nayo yubaha umukunzi wanjye. Bamutwaje ibikapu cyane ko Charlene yari yamaze kwereka abasekirite bari wimwemerera kwinjira nk'umukozi, bakomeza imbere. Thierry ati waje se tukabanza muri resitora, ubu ntushonje? Yamaze kuvuga muri resitora. Xavier ati none se Charlene uzaba hanze cyangwa uzaba mu kigo? Nawe ati nzibera mu kigo, kuba hanze na Charlene arabizi sinabikora. Bagendaga yarangaye ari kwitegereza imodoka zabaga ziparitse aho zaje kurangura n'abantu babaga baje kurira mu maresitora yaho hamwe n'ababaga baje kuhasura. Icyo kigo cyari kigari cyane, kirimo ibibuga by'imikino yose, kirimo ahantu abakozi bose bahurira, mbese ari ahantu hateye amabengeza. Nubwo hari amaresitora harimo abaseriveri n'abayikoramo amasuku, abakozi bose bagiraga andi maresitora yihariye bariramo kugira ngo no mu gihe basa nabi bajye bisanzura batabangamira abandi bakiriye. Kubera ko Thierry na Xavier bari bashinzwe gukoropa, akenshi babaga basa neza. Xavier yakomeje kubwira Charlene ati hano rero hari resitora umuntu ariramo, twishyura rimwe mu kwezi bakadutekera ku manywa na nijoro, nako ntiwishyura bayakura mu mushahara, ariko ziratandukanye. Iyo ushaka inziza nabo bagukata menshi, hari iyo ndiramo ni nziza waza nawe ukayiyandikishamo, ibiciro biri hagati na hagati, si yihenze kandi si yihendutse. Thierry yumvaga byishimiye kuko Xavier yari yiteguye kumenyereza umukunzi w'icyo kigo, cyane ko yiberaga hanze no mu kiruhuko cya saa sita adakunda kurira mu maresitora yaho. We yabaga yemerewe gutaha akagaruka saa 8. Ntiyakundaga kugenda rwanga abe acungana no kurira ku masaha ya resitora, yumvaga nta bwisanzure bwaba burimo, ikindi akumva byatuma asesagura. Babanje kwerekeza muri resitora z'abakozi basanga ibiryo byashize. Iyo byabaga byashize bajyaga muri kantine. Xavier yabagiriye inama bajyayo, abari gutumiza amata ya buri muntu n'amandazi yo gufatisha. Charlene yari yamwishimiye avuga ati wow sheri wanjye Thierry afite inshuti nziza ntisanzwe, nanjye ngiye kumubera inshuti. Babazana ibyo batumije. Xavier atangira kubatera inzenya baraseka karahava. Yatangiye kwitegereza Charlene cyane akumva atazi uko abaye. Noneho y'amaso yareberaga kure ntiyizere ko ibyo ari kubona ari ukuri. Nyiro yaramwicaye imbere ariko mureba buri kanya. Barayahuzaga. Xavier akajya kure cyane mu bitekerezo agatangira kwitsa imitima. Yagabanyije kuvuga akajya anyuzamo akitegereza Charlene akumva isi yose yabibaye baramutse bakundana. Yaribazaga ati umwana nk'uyu Thierry yamufatishije iki koko ko nawe mbona nta birenze. Thierry yabonye umusore utuje kandi imbere yari yayagaye ari gutera stories zidashira agira ngo hari ikibazo agize. Yaramubajije ati habaye iki kutuje cyane? Xavier ati uri serious se? Nabonaga namwe mutavuga ndicecekera. Bakomeje kuganira banasangira amata hanyuma babazanira fagitire. Buri wese yaragiye kwishyurira iyo yakoresheje. Xavier ati oh nta kibazo, reka mbishyurire wowe Charlene tukwakire tuguhe ikaze. Thierry yarababwiye ati ngereka nitahire, ibindi urakenera urabwira Xavier agufashe, kwaba ari ukwiyandikisha no kumenya aho uraba. Gusa nabyo nta birenze, uze kujya kuri yanzu twanyuzeho ubabwire ko uje mu bakozi bashya. Uwo urasanga amara gusaba indangamuntu niba ari uguha akazi agushyire muri system y'abakozi. Nta kigoye kirimo, ni nawe urakubwira aho uraba ubaye nuko uraba witwara muri iki cyumweru muramara mutari mu kazi. Yahise agenda atanamukoze mu kiganza cyangwa ngo muhobere by'abakundana bagiye gusezeranaho. Xavier asigarana nawe atangaye yibaza ati kuki uyu muhungu yitwara atya kuri uyu mukobwa? Iyo yaba ari njye mbere yo kugendana ari kumara isaha amuhobeye. Thierry yaritahiye ajya kwitekera no kuruhuka. Xavier asigarana na Charlene. Batangiye kuganira. Charlene amubwira ati najyaga nkubona kuri stati za Thierry ariko ukusa ku mafoto ni nakusa byanyambyo, iyo duhorana ari guhita nkwibwira. Xavier yisetsa cyane ati ariko wowe amafoto akugaragaza uko utari, ukuntu uri mwiza, naho bihuriye n'ariya mafoto wagira ngo bayafotoye na gatushi. Yego ni meza ariko ntahuriye na nyirayo.
nta nubwo ndi kwiyumvisha ukuntu waje muri aka kazi, usa n'umwana wo mu bakire. Charlene ati wikabya nawe, ubwo se wacu waba batunze bingana iki, nakwicara singira icyo nkora? Nawe ati wenda bakagushingira iduka. Charlene ati wari usanzwe ubizi ariko sinzi niba Thierry atarabikubwiye, n'ubundi nakoraga mu iduka ariko ntibampembaga. Biba biri aho ari uguteza iwanyu imbere, wowe ntacyo winjiza, n'utwo winjije tukaba ari duke. Ariko hano bazajya bampemba, menye uko nzigamira ejo hazaza hanjye. Nari maze no kubirambirwa. Bavugaga berekeza ku biro by'uwari ushinzwe abakozi. Xavier yasigaye hanze, Charlene arinjira ariyandikisha, bamurangira aho agomba kuba, bamuha n'umukobwa wo kumutwaza ibikapu akamugeza aho agomba kuba ari, akamutembereza, akamwereka amaresitora, akamwereka buri hantu hose n'ikihakorerwa. Ubwo ibyo gukomezanya na Xavier byari bihagaze, agiye kuba ari kumwe n'uwo mukobwa yari asanze muri icyo cyumba, akaba yari amaze igihe kinini akora mu kigo. Yagiye kumusezeraho aramuhobera nanone. Charlene yumva ari ibisanzwe. Xavier we yumvaga ashaka kumwihoberera ngo yongere akurure ku gahumuro ke. Amaze kumusezeraho yitegereje uko atambuka, ati uyu mukobwa ni ikizungerezi, umva ko bagira ngo iki, na databuja nubwo afite umuryango uyu wazamugusha. Ateye neza, aruzuye, ntananutse, asa n'ubyibushye ariko bimwe byiza nikundira. Uriya musatsi watumye muri icyo mvuga. Yarawuteretse urakura, ntiyawogoshesha, ntawunyereza cyangwa agashyiramo ibindi birungo, ariko ureyaga wagira ngo urimo izahabu. Arambara akaberwa, kariya kajipo kageze mu mavi neza karamubereye, agakote yambaye nuko uwamunyereka yambaye ipantaro. Noneho narinzi ko abakobwa bafite amajwi meza kenshi baba batari beza cyane bikabije, niko duhora tuvuga, ariko we byarahuriranye. Afite ubwiza, afite ijwi, ese ubundi uriya mukobwa wamunengaho iki? Ahubwo reka nshake impamvu ziratuma twongera guhura. Kubera ko mu kigo habagamo abakozi benshi biberaga mu macumbi yaho, nyirayo yari yarubatse ibyumba 3 bimeze nk'insengero. Yishyuraga umuntu wo kujya ahugura abantu mu ijambo ry'Imana, ahitamo abantu 3 bo mu madini akomeye mu gihugu kugira ngo abakozi bahuje imyizerere bajye bahahurira babigishe. Buri saa sita habaga hateganyijwe amasengesho y'isaha imwe, na nimugoroba ari uko, bamwe bariciyemo amakorari, mbese ibintu byose bikorwa mu rusengero naho byarakorwaga, bamwe mu bakozi bagahabwa n'inshingano. Ibyo byafashaga icyo kigo guhora ku isonga mu myitwarire y'abakozi ari nta makemwa, bashimwa mu gihugu hose. Uwo mwanya Xavier yahise ahamagara Thierry ati ariko mani, ubwo wabaye ute? Undi nawe ati gute se? Naho turiya mwana kuki umupfusha ubusa? Uzi ko wagiye utanamusezeye? Thierry ati hari ubwo byamubabaje se? Aramusubiza ati oya sinabimenye niba yababaye, gusa nawe wagira ngo ntiwari umukumbuye. Thierry yaramusetse ati erega nawe mba mucuranwa nawe, nta mpamvu yo guhangayika. Iyo turi kumwe muhobera uko nshaka, iyo turi kugendana mba mufashe ikiganza, nubwo twakora urugendo rw'umunsi wose, nuko biba bimeze. Tuzajya duhana umwanya tubonane, rero sinzi impamvu uri kumva nagombaga gukora ibyo byose mu mwanya muto twari tubonanye. Ntabwo nari kunyurwa kuko ngiye muhobeye biratinda. Xavier ati cyakora wahisemo neza pe, ahubwo numvise duhuje imyemerere, ndamubwira ati tujyane mu masengesho nyuma y'amasaha y'akazi. Yamubwiye ko yajyanye n'undi mukozi, yagiye kumwereka ahantu ho kuba. Thierry ati wikwigora mwana yabimbwiye. Ubwo urumva koko yaba atabimbwiye? Yanyandikiraga ambwira akantu ku kandi. Uwo munsi ku mugoroba Xavier yakoze uko ashoboye ajyana na Charlene gusenga, bavuye bishimye cyane, bajyana muri resitora basezeranaho, nabwo bahoberanye. Thierry ahita amuhamagara kuri telefone ako kanya bamaze gusezeranaho, bose bari kwerekeza aho barara, amubaza uko yabonye. Ubusanzwe Thierry yari umuntu wita ku bintu bye ntabivange. Iyo yabaga ari mu kazi yagakoraga nta kindi yerekejeho umutima. Mu gitondo mbere yo kukajyamo yahamagaye Charlene amubaza amakuru y'uko yahabonye. Charlene amubwira ko yahishimiye, ati sinjye uzarota ntangiye akazi. Bangaburiye neza, naraye ahantu heza, mbese ni nk'iwacu. Icyiza kurushaho nuko abakobwa tuzajya tubana mu cyumba n'abari abana beza, ntibakunda akavuyo nkanjye, baritonda, ubu usanga ari nta rusaku bashaka guteza. Thierry ati tuza, uzabona ko bitonda mumaze kumenyerana. Bakomeje kuganira, Charlene ageze aramubwira ati ariko wowe usenga ryari? Thierry ati sinsenga buri munsi se, buri gitondo, buri joro iyo ngiye kurya ko nsengara. Charlene ati wapi si ibyo navuze, ahubwo nasanze muri iki kigo harimo insengero nyinshi, niba ariko muzita, ariko ni insengero abakozi bose bafite aho bahurira bagasenga, ababishaka bose. Ejo nimugoroba Xavier twajyanyeyo ntanabyishimiye, ubu banyanditse mu bayoboke, kutabimbwiye. Thierry ati ariko umuntu yakubwira akantu ku kandi akabivamo, uzabona n'ibindi ntakubwiye. Icyakora nanjye niho nsengera, ariko mpaza ku cyumweru gusa. Ibintu byo kuhahora saa sita nkajyayo, nimugoroba bikaba uko, rimwe na rimwe nkazindukira muri Nibature, ibyo sinabivamo, keretse nkamwe mutagira ikindi cyo gukora nyuma yo kuva mu kazi. Basezeranyeho Charlene atugira akazi keza. Nubwo yaraje gukorera muri icyo kigo umukunzi we yari arimo, ntiyashakaga na gato guhura nawe. Uretse no kutabishaka, nta gitekerezo cyabyo yari afite. Yari azi ko agomba kuza mu kazi, karangira agataha, akazaba ahura nawe ku munsi babipanze cyangwa mu gihe bibaye ngombwa. Icyo yashyiraga imbere ni ukubaza amakuru ye na gahunda ze nk'uko ataraza byari bimeze. Xavier yahise ahamagara Charlene ati waramutse utese?
Undi nawe ati naramutse neza. Xavier ati ku mugoroba wakoze kwemera tukajyana gusenga, niba wabyutse waza nkajya kukwereka ahantu hari agakantine keza ukisubirira kuryama, njye sinajya mu kazi ntakavuyemo. Charlene yishimye yahise amubwira ati kubera ko njye nahazi nsanga ku macumbi y'abakobwa tujyane. Xavier yaraje arongera aramuhobera n'utugambo twinshi ati wowe no mu gitondo ubuhumura. Bagiye muri kantine yindi yaho mu kigo amugurira icyayi kirimo agatangawizi. Agiye gusubirayo Xavier ati bye wakoze ugira umunsi mwiza, ariko niba ubishaka saa sita twajyana gusenga twavayo tukajyana no muri resitora. Uwo munsi yarabizi ko Thierry arakorera mu nyubako zo hafi y'amarembo mu gihe we yari kubakorera hakurya ku buryo batari guhura. Yamuhamagaye kuri telefone amubaza ati wahageze se? Thierry ati yego nahageze. Xavier nawe ati mpuriye na Charlene muri kantine mu kanya. Nawe ati none ubwo ikibazo kiri he kuri kubimbwira? Xavier ati ariko se nta nubwo wapanga mukabonana mbere y'uko ukora akazi? Aramusubiza ati ataraza byagendaga bite? Niba ari ukumuvugisha twavuganye, gusa ndaza kumuhamagara mubwire ko nakagezemo nk'uko nabikoraga kiri iwabo. Icyo bitandukaniyeho ni uko rimwe mu cyumweru tuzajya tubonana. Xavier yarumiwe ati rimwe gusa mu cyumweru? Yabaye amuretse ajya mu kazi yibaza ukuntu Thierry ateye ku buryo badashaka kubonana na Charlene buri munsi, kandi we yarakomeje gukora uko ashoboye kose ngo bahure. Thierry nawe yahise ahamagara Charlene ati nanjye nkagezemo, ubwo turasubira saa sita ndi gutaha ngiye mu karuhuko ka saa sita. Charlene ati ni byiza kuba uhageze, ariko sha sinzi ko ndaboneka ayo masaha, twaza kuvugana ku mugoroba akazi karangiye. Thierry ati ubwo se urakomeje? Umunsi umwe umaze hano niwe uri gushingiraho uvuga ko utaraza kuboneka? Akazi ko kataratangira se ubwo uraba uri mu biki? Charlene ati nyine Charlie ndaba najyanye na Xavier gusenga n'isaha imwe gusa, nituvayo turahita tujyana muri resitora, urumva ko ndaba naniwe rero ndahita niryamira. Umusore yarumiwe yibaza ukuntu uwo mwanya yabaye inshuti na Xavier ku buryo no kuvugana bikuyeho muri ayo masaha, gusa ntiyabitindaho. Icyo yatinzeho ni ijambo yaramubwiye ryo kuba ananiwe, akibaza ati ububone bwe buzamuhira se? Kuva muri resitora no gusenga byonyine biratuma ananirwa? Yikorera akazi ke nk'ibisanzwe, akorana umwete nta kindi yitayeho. Saa sita zigeze aritahira. Yatahaga hafi y'ikigo ateka vuba yihuse kuri gaze, amaze kurya aruhukaho nk'iminota 20, hanyuma agaruka mu kazi saa 8:30. Yahamagaye Xavier ngo amubaze ahari babonane, yumva umurongo uhuze. Charlene we yamubwiye ko araba adahari, ntiyabitindaho, aba yiryamiye mu busitani bw'imbere y'inzu yari agiye kubakoramo amasuku. Nyuma y'iminota 20 ahamagaye Xavier. Xavier yaramuhamagaye amubwira ati man ihangane umuhamagaye ni kuvugana na Charlene. Thierry wasaga n'uri mu bitotsi yavugiye hejuru ati urakomeje se? Niwe mwavuganaga? Xavier ati yego ariko nta birenze, twavanye gusenga tujyana kurya, rero namubazaga niba ku mugoroba yaza kuboneka muri ya masengesho amara amasaha 2. Thierry ati ntari bimani, uwo mpamagaye akazi kagiye gutangira reka tuze gusubira. Umutima wa Thierry wateye cyane, atangira kwibaza niba ibyo bintu birimo amahoro. Umukobwa yari yamubwiye ko atabona umwanya wo kuvugira kuri telefoni, ariko abona wo kuvugana na Xavier iminota atazi. Yaribajije ati abantu ko bari kumwe ni gute bongeye kuvugana kuri telefoni bagitandukana? Ese ubundi kuki bari guhorana cyane? Yanze kubitindaho ati Charlie wanjye ndamwizera no kumukekaho ibintu bibi nikoze. Ikindi Xavier ni inshuti yanjye byatari, nta mpamvu yo gutekereza cyane, ahubwo reka nandikire Charlene mubwire ko tugomba guhura nkiva mu kazi. Nubwo bakavagamo saa 11, iyo umuntu yabaga atasoje ibyo agomba gukora yatahaga na saa 12 cyangwa zikarenga. Amasengesho y'uwo munsi kandi yagombaga gutangira saa 12 akarangira saa 2, bagahita bajya kurya. Thierry amasaha yaramufashe kuko sebuja yamuzaniye imodoka ye ngo yoze, bituma atinda gusoza. Saa 11:15 nibwo byari birangiye byose, amagara Charlene amubwira aho amusanga ati nibwo nsoje akazi. Charlene yarahageze aramuhobera umwanya munini. Thierry amwishimiye amubwira uko ari mwiza, uko yishimiye ko yaje ngo bakorane. Akimuhobeye telefoni ya Charlene irasona, yanze kuyitaho akomeza kwiganira na Thierry bahoberanye. Yarongera arasona, umukobwa ntiyayifata. Thierry agize ati ese se wowe bari guhamagara? Wari we da wenda gukeneye cyane. Yarebye uwamuhamagara agasanga ari Xavier. Yabaye nk'uwikanta ati Charlie reka muhamagare ni Xavier. Uzi ko ari inshuro ya kanambura? Buriya cyagiye umpamagara ngo nze tubonane, yampamagaye 2 nibagirwa guhita muhamagara, none arongeye. Thierry yaratunguwe, niyumvisha ukuntu umukunzi ahangayikishijwe no kuba Xavier yamubuze. Yatangiye kwibaza icyo yabamushakira cyatuma amuhamagara inshuro enye zose arakibura, kandi yasaga n'utazi ko bapanze ibyo kujyana gusenga, yari yabyibagiwe. Yabigumishije ku mutima arabyihorera. Charlene abwira Xavier ati ndaje ngo uhamagare mu kanya gato. Yahise abwira Thierry ati Charlie reka ngende amasengesho agiye gutangira, hariya ahantu narakunze sinahabura uyu munsi ngo ndebe uko biraba byifashe, kuko ubusanzwe twamaraga isaha imwe ariko ngo mu masaha 2 banatanga ubuhamya, ndumva afite amatsiko pe reka ngende. Yamusomye ku kiganza ati nta kibazo ubwo nuva yuraza kumvugisha. Yasigaye ahangayitse atangira no kurakarira Xavier mu mutima, kuko ntiyarakimubwira ko yavuganye na Charlene cyangwa ngo mubwire ko hari gahunda bafitanye nk'uko byari bimeze mbere.
yiyumvisemo ko hari ikindi kintu kiri kubahuza arafuha, umutima uramurya, agiwe mu rugo guteka biramugora, kubw'amahirwe asoza guteka yabyikuyemo. Yatekaga areba filime yari igezweho muri iyo minsi, arya yireba, irangiye aba aribwo yongera gutekereza ku mubano wa Xavier na Charlene wari umaze gukomera mu gihe gito. Muri icyo cyumweru cya mbere umukobwa atari yakagiye mu kazi bya nyabyo. Yigira inama yo kuzabiganirizaho umukobwa, akamubwira ko bimubangamira, byaba byiza akagabanya umwanya ha Xavier. Mu gitondo yahuye na Xavier imbere y'akazi, ntiyamubwira ko yari yajyanye na Charlene gusenga cyangwa ngo amubwire ko bajyanye muri resitora. Bakiri kumwe mbere yo gutangira akazi, Charlene yahamagaye Xavier. Xavier ati ni Charlene uhamagaye, reka njyewe nkorera muvugisha, wowe turaza gusubira. Thierry yagize uburakari bugurumana, ati umuginga ntwaye umukunzi karabaye. Asigaye amuhamagara akampunga ngo ibyo bavugana ntabyumva. Yahise ahamagara Charlene, asanga ahuze. Charlene ahita amwitaba. Thierry ati ko uyifashe kandi wari uhuze, iyo ukomeza ukavugana na Xavier. Charlene ati ubimenye utese? Thierry yashyizemo akadege bakivugana. Charlene yongera kumuhamagara ntiyacamo, arahangayika yibaza ikimubayeho, ageze aratuza, ati buriya imuzimiyeho. Yabipye Xavier amwiseguraho, ati ni Thierry umpamagaye, kuva bwacya ntitwari twakavuganye, no ku mugoroba kandi ntitwari twavuganye. Ku munsi wa gatanu hageze, mu mpera z'icyo cyumweru, abakozi bamwe na bamwe bari basabwe kwigomwa bagakora ku wa gatandatu. Boss wabo yarababwiye ati bamwe mugiye kuruhuka kuri wa gatandatu, abandi muzaruhuka ejo kuko dufite abashyitsi benshi ku wa mbere. Xavier ntiyari kuri urwo rutonde rw'abari gukora ku wa gatandatu uretse Thierry. Xavier yahise abwira Charlene ati ejo ninjye nawe uzaze ngutembereze mu mujyi hose. Nawe ati ntaribi, ndahari rwose. Ku wa gatandatu batembereye ahantu hose, basangira ibyo kurya n'ibyo kunywa Charlene ataramenyereye. Saa sita ntibaza muri resitora. Thierry yigira inama yo kudataha mu kiruhuko cya saa sita, agakomeza gukora, saa cyenda akaza kwitahira. Xavier na Charlene nabo bavuye gutembera nka saa munani. Charlene ahita ajya kureba Thierry aho yakoreraga ngo babe baganira. Yamubwiye aho avuye. Thierry ati kumbe mwari muri kumwe mwatembera uyu munsi wose? Charlene ati shahu yanguriye ibintu, uriya mutipa azi utuntu twinshi. Thierry we yumvise ababajwe nabyo kuko guhorana kwabo kwari kumaze gufata indi ntera, ariko ntiyabimwereka. Yakoze vuba kurupa ahantu haberaga inama z'abayobozi yihuse. Charlene amuteruza intebe, basoje Thierry ati nshaka gutaha nkitegura ukaza tukajyana gutembera n'ubwo uvuyeyo bwose. Hari ahantu nshaka kukujyana cyangwa uze tujyane iwanjye kuko hari n'ikindi nshaka ko tuganiraho. Charlene yari yararahiriye kutazajya muri gato z'abahungu, ati wowe agenda witegure, nusoza umpamagare ndetse tujye gutembera. Nubwo bwose naniwe urabimbwira turi gutemberana. Iwawe rwose sinzi ko kuhaza ni njyenyine byambera byiza. Nubwo Thierry yumvaga atishimiye impamvu yamuhagaze atuma atagiwe, yari yarabyakiriye. Nyuma y'isaha imwe gusa barahuye, bajya mu kindi cyerekezo, bagenda gake gake bitonze. Bageze aho binjira muri kantine, bagura amata, bayatindaho bayaganiriraho cyane ko nta cyabirukansaga. Bamaze kuyanywa bakomeza gutembera ahantu hatandukanye. Saa 12:15 Charlene yakuye telefone mu mufuka ngo arebe amasaha ageze, asanga Xavier yamubuze inshuro 11 mu minota 25 gusa. Yavuze nk'ugize ubwoba ati Charlene, Xavier yambuze, nibagiye ko twari bujyane gusenga none yampamagaye inshuro 11 zose. Thierry ati numvise neza cyangwa inshuro 11 zose? Ahubwo mbonye aho mpera, wowe na Xavier mupanga ibiki? Charlene ati biki se nyine, yashaka ko tujyana gusenga. Thierry ati bigatuma guhamagara izo nshuro zose? Utaraza se ntiyajyagayo? Aramubwira ati niba ari byo bashaka ko tuganiraho wambwira nta kibazo. Umusore ati nigeze guhamagara inshuro zirenze 2. Umukobwa ati oya. Thierry turumva bisanzwe kuba guhamagara utayifata agakomeza guhamagara mpaka inshuro 11 zigeze. Yamusubiriyemo ibintu byinshi byamubabaje, birimo kumva ko bavugana kenshi, babonana kenshi, ko bamuhangayikiye. Ati Charlene ndagukunda urabizi, ariko ubucuti bwawe na Xavier burampangayikisha. Icyiza nuko wagira uko bigenza, kuko bitabaye ibyo nabaharira umwanya wanyu. Charlene yikije umutima, atari ku mugani ni gute bigeze kuri uru rwego. Yamwemereye ko agiye kugira icyo abikora atazuyaje. Thierry aramushimira, hanyuma bombi barataha. Bagitandukana, Charlene yahise ahamagara Xavier uwo mwanya, amubwira ikiganiro cyose agiranye na Thierry. Yaratangiye ati sha Charlene yabonye inshuro zose wampamagaye, aranyurira ngo dufitanye agakungu, ngo kandi ntabyishimira na gake. Uzi ko yambwiye ngo dusigaye twikundanira, sinzi ngo ubwo turabigenza dute. Xavier wanze kujya mu masengesho ari wenyine kuko ari yabuze Charlene. Yahise amubwira ati nsanga hano muri inzu ikinirwamo basket, nta bantu benshi barimo, uze tubiganireho. Charlene yamubwiye ko kugira ngo agere biramusaba nk'iminota 30. Xavier yamutegereje arakariye Thierry cyane, yumva yamusuzuguye, aturiye murezi ngomba kumukosora. Nta n'isoni. Yarongeraga akitekerezaho agasanga nawe yarakabije. Ati nanjye bwo nakunze umukobwa w'abandi ndenze urugero, ariko nanone akigarura ati Thierry niwe umufata nabi, njye ndamukunda n'umukobwa arankunda. Kuko yaba atankunda yari kumvira umukunzi we ntabimbwira. Biriya byuko dufitanye agakungu yari kubigira ibanga nkazashiduka nca amazi. None ngo tubiganireho,
byanga bikunda nawe nuko adashaka ko mujya kure. Reka ndeke kwigora, naza ndamubaza niba agikunda Thierry cyane anambwira ukamfata. Charlene yaraje, Xavier aramuhobera cyane. Charlene ati ndekura mwana, sinakubwiye ko Charlene bimubabaza, ndaje ngo tuganire ku cyo gukora. Xavier ati uriya mureke, iyo nguhobeye biranshimisha mba numva ntakurekura, wowe se ntubikunda? Charlene ati biki se? Undi ati ubwo se ntubyumvise? Nyine mbwira, iyo nguhobeye iyo turi kumwe dutemberana wowe wiyumva ute? Ndashaka umbwira uko mfata rwose. Yaramusubije ati iyo ndi kumwe nawe mba numva ntuje, kuko mba nzi ko nta byadanje wanjyanamo byatuma ntandukana na Thierry. Mba nkwizeye nk'inshuti ye, nzi neza ko nawe bitamubabaza kuko mba ndi kumwe n'inshuti ye nyine. Wimbaza ngo ngufata nte rero kandi uri inshuti y'umukunzi wanjye? Njye yambwiye uko bimuhangayikisha, numva ari mukuri, ndavuga ni nanjye menye ko hari umukobwa wabanye nk'uko tubanye, nafuha kumurusha. Ahubwo umbwire niba ariko inshuti ze zose uzifata, unambwire niba unkunda koko. Xavier ariko nawe uri kumvangavanga, none se wowe ntabyumva namugirira? Ubu iki cyumweru cyose tumaranye wumva nkiri inshuti iraho gusa? Charlene ati wowe utandukanye n'abandi kuko nkuba nk'umuntu w'inshuti ya Charlene wanjye, icyo utumva ni iki se? Xavier yarababaye yitsa umutima ati none se ntabwo nkunda? Kuki igihe cyose nabaga ngushaka nakubonaga, kuki wemeraga ko dusohokana? Charlene ati nkiza washatse kunyereka buri kimwe, mbona Charlene abyishimiye kuko ntiyari kuba ahari, yari kuba yibereye mu bye. N'ubundi muri iki gihe cyose tumaranye wanyeretse ahantu henshi, ubu nawe ntasobanukiwe. Xavier ati ubuze yagiye gukurikiraho iki? Aramusubiza ati kujyana gusenga harimo agakubo, ujye uhaza uzajya unsangaho cyangwa gusangayo, no muri resitora kandi nuko. Kumpamagara ubireke kuko sinzongera kugufata. Icyakora niduhura nzagusohoza kandi n'ubu uri kumwe na Thierry nzakuvugisha. Yashatse kumusezera amuhaye ikiganza, Xavier ashaka kumuhobera, umukobwa atari ko kuki utumva brother. Byose yarabyanze agenda atanamusezeyeho. Xavier asigayeho bakinira basket ababaye arakaye cyane. Yaramaze gukunda Charlene kandi nawe yibwiraga ko yamukunze, ko umunsi yamubwiye ko amukunda azamusubiza yego agakatira Thierry mu mwanya. Ibyo kuba yari kubahemukiye inshuti ye ntiyarakibitekerezaho. Yahamagaye Charlene ngo yumve ko nta mikino irimo, ahamagaye ica muri mwitivaho amenya ko yamushyize muri blacklist. Yahekenye amenyo ati Thierry nawe agomba kumuhomba. Uriya mukobwa sinarinze ko amukunda bigeze aha, ndabikora kumukatira byagorana. Nari ntangiye kujya numva ko yavuganye na Thierry ngafuhamo nkumva nanabimubuza, none naho nahera ngo batandukanye. Umunsi nababonye bari kumwe njye atakimvugisha ni hahandi umutima uzanjye. Reka twese tumuhombe, Thierry amuhombe nanjye muhombe. Charlene nawe yahise ahamagara Thierry amusobanurira ibintu byose uko bigenze. Thierry aramusakuriza ariko mu kinyabupfura kandi amwubashye cyane ati baby, ntiwakabaye umubwiye ko impamvu yo kumukatira ari njye. Wari kubikora mu bundi buryo, yaguhamagara ukamwima umwanya akazimenyera ibyabaye. None wabaye umwana umubwira ko ubucuti bwanyu bwari bumaze kundambira. Ubwo se urumva nzongera kuvugana nawe niba koko yagukundaga? Cyangwa uyimubwira uti sinzongera kujyana nawe gusenga no muri resitora, maze kumenyera ikigo, yahatiriza ukamuhakanira mu bundi buryo. Sinzi icyo nakubwira ariko wabikoze mu buryo budashimishije cyane. Hagati aho wakoze kuba intwari kumva ubusabe bwanjye, bitumye nongera kwizera urwo nkunda. Umukobwa yamusabye imbabazi anamushimira ukuntu ari umukunzi mwiza ukemura ibibazo mu mahoro. Kuva batangira gukundana, iryo joro nibwo bavuganye amasaha menshi kandi bakagirana ikiganiro cyiza batekereza ko hazaza habo bombi. Bwakeye Xavier umugambi yawo unogeje ati noneho ngiye kwikundisha kuri Thierry, musabe imbabazi zo kuba naragiriye ibyiyumviro umukunzi we. Azabona ko ndi umwana mwiza ku buryo na Charlene azabimenya, yajya mbona ntagire ikibazo akumva ko nahindutse nagarukiye Thierry. Mberetse ko nabarakariye nta kundi nazamufatisha ngo mukure mu isi y'abazima. Yungutse agatekerezo abyina asimbukira hejuru ati Charlene afite isabukuru y'amavuko, ukwezi kumwe niko kubura kandi azategura ibirori. Ndasigasira ubucuti bwanjye na Thierry, nzabe ndi umuntu ukomeye kuri uwo munsi, ntazarenza umunsi yavukiye akiri muzima. Charlene yatangiye akazi, Thierry yemeza kujya babonana buri munsi ngo atazagira undi umuntu umwinjirira wenda agatuma atekereza ko atamwitaho. Rimwe na rimwe mu gitondo akamujyana muri kantine, saa sita ntajye kurya iwe mu rugo akajyana nawe muri resitora mu bahavu uko bishoboka, ku buryo yanarangizaga akazi ke hakiri kare akajya kuba amuganiriza. Xavier yamaze iminsi nk'itanu nabo basaba ko bahura bagurira akantu, Thierry arabyemera. Yabajyanye muri kantine yo hanze y'ikigo abasaba imbabazi, ababwira ko yumvaga atangiye kwikundira Charlene. Barabisetse bamubwira ko nta mpamvu yo gusaba imbabazi, ko mu bucuti ari ibintu bisanzwe ko bitabura, bagirana ibihe byiza kuri uwo mugoroba. Ubucuti bwabo bwarakomeye babana nk'abavandimwe kurusha mbere hose. Charlene yahoraga yishimye iyo yatekerezaga kuri Thierry, yibwira ko nta wundi muntu wapfa kubona mwisi umeze nkawe. Noneho iminsi y'isabukuru yaregereje, Charlene abyibutsa Thierry nawe ati humura nzakubwira uko tuzabigenza.
wowe niba hari inshuti umaze kugira wazitumira zikaba zitegura cyane nka bariya mubana mu cyumba. Ku munsi wa anniversaire tukazasaba guhabwa ikiruhuko twese abazaza mu birori. Charlene yarabyemeye, Thierry abijyamo asaba uruhushya bararumuha. We n'abandi bantu 8 barimo na Xavier na Charlene bari bashyize ku rutonde rw'abo bari kuba bari kumwe mu birori. Yahamagaye Xavier bategura uko bazakira abantu n'ibindi byose bazakenera, harimo n'uko bazatungura Charlene. Barabipanze. Xavier amubwira ko mu byo ateganya agomba gushaka ikinyobwa gifite ibara ry'umukara. Thierry ntiyarazi impamvu, ati buriya se Coca-Cola ntiyakora muri uwo mwanya. Xavier aterega ikinyobwa gisa umukara kiraryoha, habuze ikindi dukoresha, ubwo ni Coca-Cola twakoresha. Yabimubwiye kuko yaramaze iminsi mike aguze umuti wica ufite ibara ry'umukara. Yaramaze ukwezi kose awuhiga, kubw'amahirwe aza kubona uwakwica umuntu mu masaha make cyane. Niwe yashakaga kwicisha Charlene awuvanze muri Coca ngo we na Thierry bamuhombe. Umunsi nyirizina warageze, anniversaire iraba, ibyifuzo bya Xavier bibimpamo. Yicara ibumoso bwa Charlene kuko Thierry we yari yicaye iburyo. Ibirori byarakozwe, basangira n'abari bahari, bakora ibikorwa byose mu anniversaire birimo gukata keke, mbese babikora nk'uko abandi bose bagize amasabukuru y'amavuko babikora. Nyuma y'ibyo byose Xavier yasabye ko bazana icyo kunywa cya nyuma, abataha bagataha, abahaguma bakahaguma, ariko babasezereye. Ya Coca niyo yari igiye kubabereye agashinguracumu. Batangiye kubyina kuko bari bahaze, banyuzamo bakananywa. Charlene, Thierry na Xavier basangiraga ku gicupa kinini. Muri uko kubyina banasomaho kigiye gushiramo, Xavier yasohotse hanze anisomeshaho gake gake nk'ugiye kwitaba telefoni. Ageze hanze avangamo bwa burozi, agaruka mu nzu ako kanya asa n'uwisomeshaho ukuntu, yongorera Charlene ati mbaramo fanta yawe ujye kuzana indi. Akarimo kari gake, umukobwa ashyira ku munwa akurura rimwe gusa akabe gashizemo. Yinjiye mu cyumba ngo ajye kuzana indi fanta, atangira kuzengerera, yibwira ko impamvu ari uko yabyinnye cyane. Yazanye indi Coca bakomeza kunywa, ariko nawe yumva ari kuzengerera, yongorera Thierry ati chérie, ngize amahirwe nzengereye twabasezereye, reka nawe njye kuryama turaza kuvugana. Ubabwire ko nameze neza ko ariyo mpamvu ntashye, abo tubana bo ndaza kubandikira ngezeyo. Ibirori bari babikoreho Thierry yakodeshaga. Umukobwa yagiye adasezeye kuri bagenzi be, agera mu muhanda, agera aho bambukira, arambuka nawe, agezemo hagati gutera intambwe biranga, agwa hasi arasamba, abantu barahurura, bari mu modoka nabo bazivamo baza kureba ikibaye, bamugezeho babona yamaze gupfa. Bamwerekeje ku bitaro, amakuru acicikana ahantu hose ko hari umukobwa uguye mu muhanda agahita apfa nta kintu kimukozeho. Bavugaga ko azengera agahita agwa hasi agapfa. Thierry yarabyumvise ati nta kabuza ni Charlene. Yabibwiye abari basigaye we batarataha, berekeza ku bitaro bari bamujyanyeho, basanga ari we yamaze gushira mu mwuka. Agahinda karabishe. Xavier watashye kare, nyuma ya Charlene ho gato bamuhamagara babimubwira, nawe aririza, bibaza icyatumye Charlene azengerera bigezaho barakibura. Mu buryo bwihuse baramusuzumye basanga yishwe n'uburozi. Polisi yabyinjiyemo, iperereza rirakorwa. Mu gitondo cyabo bari mu birori by'isabukuru ye bose barafatwa baba bafunzwe na Thierry arimo. Babahase ibibazo, umwe mu bakobwa bari babonye Xavier asohokana icupa agira ati Charlene yazengereye ari uko Xavier yavuye hanze akamuha icupa ryako karyendaga gushiramo agakonoza twari dusigayemo. Uwo mwanya yahise ahinduka arekeraho kubyina. Thierry yaramwunganiye ati nuko byagenze, yahise atanga ajye kuryama kuko yumvaga umutwe uri kumurya akagira ngo nuko yabyinnye cyane. Iperereza ryarakomeje birangira Xavier hamwe n'icyaha nubwo yakomeje kugihakana. Icyatumye icyaha kimuhama cyane nuko Thierry yahamije iby'uko Charlene akiriho. Xavier yifuje kumutwara akabura uko agira, bakabishwaniramo bikarangira yigaruye akababera inshuti. Yaravuga ati wasanga n'igihe yaragambiriye hakaba hapfuye Charlene. Agahinda kari kose kubumvise iyo nkuru, by'umwihariko ku babyeyi ba Charlene no kuri Thierry. Thierry yishinjaga amakosa ati iyo namurangira akazi nkamureka akigumira muri bene wabo acuruza ntabapfuye. Iwabo nabo bati iyo tumubuza kujya gushaka byinshi akigumira mu iduka ntabapfuye. Bishinjaga amakosa menshi bakumva ari bo soko y'urupfu rwe. Icyari kibabaje kurusha ibindi nuko yaramaze ukwezi n'icyumweru kimwe gusa ageze muri ako kazi. Iminsi yakurikiyeho mu marira menshi ku bantu bose, Charlene yashyinguwe mu gace avukamo. Thierry utari wemeye ko yapfuye bya nyabyo yarabyakiriye, none harabyemera. Abantu bamwe bageragezaga kumuhumuriza, ariko abandi bakamucira urubanza bavuga ko ari we watumye Charlene apfa, ko iyo badakundana nta cyari kuzamubaho, bakamwita umuteramwako. Xavier yageze aho yemera icyaha, asaba imbabazi kuko bari bamukatiye igifungo cya burundu. Gusa bamusezeranaga ko yemeye icyaha agasaba imbabazi bamufunga imyaka runaka yo kuba burundu. Ubu afunze azira kwica Charlene agambiriye ko we na Thierry bamuhomba. Nibyo koko bose baramuhombye, ariko nawe azaba mu gihome hafi ubuzima bwe bwose. Thierry ahorana ishusho ya Charlene mu mutwe we, inseko ye, amaso ye meza, imiterere ye myiza, inzenya ze n'urukundo rwe, akumva n'ibiguma bityo aziyahura akamusanga. Yumva yarazinutswe inkondo kuko atekereza ko nta wundi wazamubera nka Charlene, akamwubahira uko ari kandi mu bintu byose.
Ku ngingo yo kugira inshuti yizera aho byabaye burundu nta muntu n'umwe akizera. Yahise asezera muri cya kigo kugira ngo atazakomeza kumwibutsa Charlene ajya gutangira ubucuruzi mu wundi mujyi. Kubabarira bibaho ariko we yumva nubwo haba icyo atazababarira Xavier, ahubwo atekereza ko bahuriye mu nzira cyangwa akabona uburyo amusanga muri gereza yakwihorera akamushyiraho yashyize Charlene. Ndagushimiye ugeze ku musozo w'inkuru y'uyu munsi. Niba hari isomo uyikuyemo uridusangiza. Wowe tubanye bwa mbere ushobora gufata amasegonda make ugakanda kuri subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibutaha.